L'homme venu la femme, c'était l'histoire d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Ibihe n'amateka. Ibihe n'amateka. Ibihe n'amateka ni ikiganiro cy'amateka kuri radiyo Huguka. Hari byinshi wabonaga ntubimenye inkomoko, none tugiye kubikuvira imuzingo. Ibihe n'amateka kuri radiyo Huguka ni ikiganiro kiguha amateka nyayo. Y'abantu Ikirima wa kabiri Rujugira bagereranya ko yabaye umwami w'u Rwanda ahasaga umwaka w'1675 kugeza mu 1708. Umwami Kirima wa kabiri Rujugira yari mwene Mazimpaka wa Gisanura cya Nyamuheshera wa y'ibintu. Benshi bazakubwira ko karuvati yaba ari ejo bundi mu kinyejana cya 17 ndetse ifite inkomoko mu Bufaransa. Ibyo bacukumbuzi b'amateka benshi nanjye ndimo ntitwabikwemerera kuko tuzi neza ko karuvati ari ya kera kurushaho kandi kaba atari igihangano cy'abanyaburayi cyangwa y'ahantu. Vatikani, igihugu gito kurusha ibindi. Vatikani, igihugu cy'ikirangirire kurusha byinshi mu bizwi kuri isi ya rurema. Vatikani, igihugu gito. Ni buri cyumweru guhera saa moya za mu gitondo kuri radiyo Huguka. Ntucikwe. Ibihe n'amateka. Ndakuramukije muvandimwe kandi mu mwanya dufatanyije urugendo ku rugamba rwo guhashya COVID-19. Ni radiyo Huguka ivugira ku murongo w'105.9 FM. Ikiganiro ni ibihe n'amateka. Gendi Jean Pierre Ndekezi. Turacyari mu biganiro naguteguriye ku mateka y'u Rwanda uko yanditswe n'abasizi barwo bo hambere, ku isonga hakaba Nyirarumaga. Ni ikiganiro ku mateka y'abanditsi b'amateka y'u Rwanda mbere y'umwaduko w'abazungu n'inyuguti, ubwo kubika mu mutwe byasimburwaga no kubika mu mpapuro. Mu kiganiro giheruka twabonye kandi twumvise ukuntu Nyirarumaga yacuze ibikoresho byo kwandika amateka y'u Rwanda. Igikoresho cya mbere cyabaye cyo guhimba igisigo cy'impakanizi, icya kabiri cyabaye cyo kurema intebe y'abasizi. Akamaro k'ibyo bikoresho niko tugiye gusesengura kugira ngo byumvikane kurushaho. Turahera ku gisigo cy'impakanizi. Iki ni igice cya kabiri ku mateka y'abanditsi b'amateka y'u Rwanda mbere y'imyandikire ya kizungu. Ni Jean Pierre Ndekezi mu bihe n'amateka kuri radiyo Huguka. Nawe ufite uruhare rukomeye muri iki kiganiro. Tugezeho ikibazo, icyifuzo cyangwa inyunganizi byatuma urushaho kunogerwa n'ibiganiro bitaha. Ohereza email kuri ibihenamateka@gmail.com cyangwa wohereza ubutumwa bugufi kuri telefone 0788 41 41 941 cyangwa 0728 31 40 kuri Facebook urandika Radio Huguka 105.9 FM. Kugira ngo twumve akamaro Nyirarumaga yagiriye u Rwanda kari mu gisigo cy'impakanizi, reka twumve amagambo y'umuhanga umupadiri w'umuyezuiti yandikiye Alexis Kagame amushimira ubwitange yagize yandika amateka y'u Rwanda. Yabimubwiye muri aya magambo ati: mu bihugu byose abasizi nibo babaye abambere mu kwigisha ibihugu byabo, babamenyesha amateka, babigisha amategeko, babatoza no gutekereza amavu n'amavuko y'ibiba ku isi. Mu bihugu byose byari bitaramenya ubwenge bwo kwandika, abasizi nibo batozaga rubanda ubumenyi bwose bakoresheje ya mvugo yabo y'ubusizi. Ikibabaje nuko ibyo bisigo byakwije ubumenyi mu bantu byaje kuzimira igihe kumenya kwandika n'ibindi bikoresho byo muri ibi bihe bya vuba byaje kubisimbura. Aho niho twashima akamaro ka Alexis Kagame, kuko we yaje kuramira ubwo bwenge bwo mu bisigo bwaje kwibagirana mu bihugu byinshi byari bitunze ubwo bwenge bwo mu busizi nko mu Rwanda. Kuvaho ibyo bisigo by'u Rwanda byandikiwe, amateka y'u Rwanda yo ku ngoma za kera zose ntateze kuzibagirana. Ako niko kamaro gakomeye Alexis Kagame yagiriye igihugu cye cy'u Rwanda. Ibyo uyu muntu w'umunyabwenge yavuze birumvikana. Twibutsemo ibintu bitatu by'ingenzi. Icya mbere cyerekeranye na wa mugani w'ikilatini uvuga ngo verba volant scripta manent, bisobanuye ngo amagambo arayoyoka ibyanditse bigahoraho, cyangwa se ngo uwanga kwibagirwa igitekerezo cye aracyandika. Muri iki gihe ni ku rupapuro cyangwa se ku mashini. Icya kabiri nuko no mu byanditse, ibyanditse mu magambo y'ubusizi biguma mu bwenge kurusha ibyanditse mu buryo busanzwe. Igisigo kiba gifite ukuntu kigenda gisubira mu magambo asa kandi afite injyana ku buryo kuyibagirwa bitoroshye nk'uko umuntu yibagirwa interuro irimo amagambo asanzwe. Icya gatatu gikwiye kwibukwa mu busizi bwa Kinyarwanda nuko umwuga w'abasizi wagizwe umurimo ushingiye ku rwego rw'amategeko y'ibwami. Inteko y'abasizi b'ibwami ikaba urwego rw'igihugu ruzahoraho iteka. Abasizi bari muri urwo rwego bakagira inshingano zo kuzajya bahimba ibisigo
bivuga amateka y'igihugu kandi bakajya bayigisha abana babo ndetse bikaba umurage mu muryango wabo. Izo ngingo uko ari 3 zikaba zibutsa akamaro ka Nyirarumaga tuzikesha. Reka ariko tubanze tumenye inteko y'abasizi b'ibwami. Nkuko twabivuze, Nyirarumaga amaze guhimba igisigo cy'impakanizi yashyizeho inteko y'abasizi bazajya bakurikiza urwo rugero rwe bandika amateka y'igihugu uko ibihe bizahora bisimburana iteka. Mu mwaka w'1945 Alexis Kagame yanditse ibisigo 176 abyandikishijwe n'ababihimbye b'abasizi cyangwa se n'abandi babifashe mu mutwe. Uwo murimo Alexis Kagame n'abo basizi bari bawutegetswe n'umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa. Ibyo bisigo byari byarahimbwe n'abasizi 64. Ibyo bisigo bivuga amateka y'u Rwanda kuva ku ngoma ya Ruganzu Bwimba kugera ku ngoma y'uwabyandikishije ari we Mutara wa gatatu Rudahigwa. Birumvikana ko muri ibyo bisigo byose hari ibitacyuzuye kuko amabango amwe n'amwe yabyo yagiye yibagirana. Ibyo ari byo byose ibyasigaye uko ari 176 kuva aho byandikiwe ntibizongera kwibagirana. Ikindi kandi nubwo Alexis Kagame yitabye Imana atabicapishije byose, ushobora kubibona ku rubuga nkoranyambaga rw'Abadominikani bo muri Canada rwitwa Nyirarumaga Poems cyangwa se ugashakira kuri Le Cahier Lumière et Société. Reka noneho tuvuge ku bisigo by'amateka. Aha tugiye kuvuga ibintu bitatu. Icya mbere tugiye kuvuga ibyerekeye intebe y'abasizi bahimbye ibyo bisigo by'amateka. Icya kabiri turaza kuvuga ibyo bisigo nyine uko biri mu byiciro bibiri. Icyiciro cya mbere cyerekeye bya bisigo bitatu by'urugero byahimbwe na Nyirarumaga na Ruganzu Ndori. Icyiciro cya kabiri cyerekeye ibindi bisigo byose by'amateka cyane cyane iby'impakanizi. Tugarutse ku nteko y'abasizi b'ibwami aho amariye guhimba igisigo cy'impakanizi, Nyirarumaga yongeyeho gushinga inteko y'abasizi b'ibwami. Iyo nteko y'abasizi yayihaye inshingano yo kuzajya bahimba ibisigo by'imenyesha amateka y'u Rwanda. Iyo nteko yayihaye n'umutware uzajya wubahiriza uwo murimo wo guhimba ibyo bisigo by'amateka. Umutware wa mbere w'iyo nteko y'abasizi b'ibwami yabaye uwitwa Muguta wo mu muryango w'Abanyiginya, Isaka bagatambira umuhungu wa Mibambwe Sekarongoro Mutabazi. Umwuga w'ubusizi Muguta yawutangiye ku ngoma ya Kigeli wa kabiri Nyamuheshera, akaba ari nawe wabaye wa mbere mu batojwe ubusizi n'umugabekazi Nyiraruganzu wa kabiri Nyirarumaga. Ibisigo bye byavuze amateka y'ingoma ebyiri, iya Kigeli Nyamuheshera n'iya Mibambwe wa kabiri Gisanura. Ku ngoma ya Nyamuheshera yahimbye ibisigo bitatu, icyitwa Nkuri Birego, icyitwa Ye kwezi kwimirije impundi imbere, n'icyitwa Kanyuramfura. Ku ngoma ya Mibambwe wa kabiri Gisanura yahimbye ibisigo bitanu, icyitwa Nugure ngozi nk'ingoma, Kireshya bakono, Ye kaze, Ye karame, Nigira inama nanoga, icya gatanu akita Ye nkuru yizihiye inka. Birashoboka ko yaba yaramenye Nyirarumaga kuko hagati yabo bombi hanyuzemo ingoma imwe gusa, ingoma ya Mutara wa mbere Semugeshi. Ubwo rero Nyirarumaga akaba nkaho yari nyirakuru wa Muguta kandi bakaba barabanaga ibwami, ari naho yaba yaritoreje umwuga w'ubusizi kugira ngo ashobore guhimba ibisigo bingana bityo. Ibyo ari byo byose niyo yaba ataramenye Nyirarumaga, yaciye ubwenge Nyirarumaga kivugwa mu mateka y'igihugu kandi yaranakiraye vuba. Kuva kuri uwo mutware w'inteko y'abasizi wa mbere kugera ku w'Imeruka witwaga Karera Kabamenya w'umusinga w'abene Nyamurorwa wabayeho ku ngoma ya Mutara wa gatatu Rudahigwa, habayeho urutonde rw'abasizi benshi bagendanaga amateka y'igihugu mu mitwe yabo bakanayatoza rubanda. Ayo mateka y'igihugu bayavuze mu bisigo by'amoko atatu, ibyitwa ikobyo ari nabyo bita ikungu, ibyitwa ibyanzu n'ibyitwa impakanizi. Twibutse ko ibyo bisigo by'impakanizi bifite umwihariko wo kuvuga amateka y'ingoma zose kugeza ku y'umwami wariho igihe uwo musizi yahimbaga icyo gisigo, naho ibyo bisigo bindi byose byavugaga amateka y'ingoma imwe. Nibidukundira tuzabona ingero z'ibisigo byanditse bikurikije aya moko uko ari atatu y'ibisigo. Reka ariko mu kanya turebe ibisigo by'impakanizi.
ibisigo by'amateka biri muri aya moko atatu y'ibisigo: ikobyo, ibyanzu n'impakanizi. kubera ko ibyo bisigo ari byinshi, tugiye kuvuga iby'impakanizi gusa kuko bihagije kutubwira amateka yose y'u Rwanda. Ibyo bisigo by'impakanizi tugiye kubona ni 25. Turavuga urutonde rwabyo dukurikije ibihe byagiye byandikwamo, dukurikije na nimero Alexis Kagame yabihaye, nuko yagiye anahindura mu Gifaransa inyito ya buri gisigo. Igisigo cya mbere yahaye nimero 6 ni icyitwa Nugure ngozi nk'ingoma, que je magnifie le roi comme le tambour, cyahimbwe na Muguta ku ngoma ya Kigeli wa kabiri Nyamuheshera. Igisigo cya kabiri yahaye nimero 10 cyitwa Nigira inama nanoga, je dois réfléchir pour bien faire, cyahimbwe na Muguta ku ngoma ya Kigeli wa kabiri Nyamuheshera. Igisigo cya gatatu yahaye nimero 11 ni icyitwa Ye nkuru yizihiye inka, quelle bonne nouvelle pour les bovidés, cyahimbwe na Muguta ku ngoma ya Kigeli wa kabiri Nyamuheshera. Icya kane yahaye nimero 14 ni icyitwa Umunsi nk'ubiganza intare, le jour où le tonnerre triompha du lion, cyahimbwe na Mirama ku ngoma ya Yuhi wa gatatu Mazimpaka. Igisigo cya gatanu yahaye nimero 15 ni icyitwa Umunsi yuhizi nk'uburanga, le jour où par son front il abreva les bovidés, cyahimbwe na Mirama ku ngoma ya Yuhi wa gatatu Mazimpaka. Igisigo cya gatandatu yahaye nimero 24 ni icyitwa Bantumye kubaza umuhigo, au m'envoyer m'informer de la chasse, cyahimbwe na Nyabiguma ku ngoma ya Kirima wa kabiri Rujugira. Igisigo cya karindwi Alexis Kagame yahaye nimero 36 ni icyitwa Ruganza Abashi, le vainqueur des Abashi, cyahimbwe na Sebukangaga ku ngoma ya Kirima wa kabiri Rujugira. Igisigo cya munani Alexis Kagame yahaye nimero 55 ni icyitwa Batewe n'icyuburake, qu'est-ce qui les a courroucés, cyahimbwe na Kibarake ariko kivugwa na Kigeli wa gatatu Ndabarasa, birumvikana ko ari ku ngoma ya Kigeli wa gatatu Ndabarasa. Igisigo cya 9 yahaye nimero 61 ni icyitwa Mvurira ubuhake, je serai obéissant à mes maîtres, cyahimbwe na Muganza ku ngoma ya Mibambwe wa gatatu Sentabyo. Igisigo cya 10 yahaye nimero 79 ni icyitwa Imana yeze ntiba imbogo, un roi choisi par Imana triomphe de ses adversaires, cyahimbwe na Rurezi ku ngoma ya Yuhi wa kane Gahindiro. Icya 11 yahaye nimero 84 ni icyitwa Mbwira abantu inyundo yacuza abami, je dirai aux hommes le marteau qui a forgé les rois, cyahimbwe na Nsabimana ku ngoma ya Yuhi wa kane Gahindiro. Icya 12 yahaye nimero 90 ni icyitwa Ukwibyara gutera ababyeyi neza, se reproduire en ses enfants réjouit les parents, cyahimbwe na Nyakayonga ku ngoma ya Yuhi wa kane Gahindiro. Igisigo cya 13 Alexis Kagame yahaye nimero 94 ni icyitwa Zabonye uko nshaka, les oracles divinatoires ont rendu leur verdict selon mes vœux, cyahimbwe na Bikwakwanya ku ngoma ya Mutara wa kabiri Rwogera. Icya 14 yahaye nimero 97 ni icyitwa None nabuze umurezi nirege, puisque personne ne m'a dénoncé, je viens m'accuser moi-même, cyahimbwe na Rurezi ku ngoma ya Mutara wa kabiri Rwogera. Icya 15 yahaye nimero 118 ni icyitwa Iyo barushije amahanga umutungo, lorsqu'ils sont devenus plus riches que les pays étrangers, cyahimbwe na Rwamakaza ku ngoma ya Yuhi wa kane Gahindiro. Cya 16 Alexis Kagame yahaye nimero 128 ni icyitwa Itabaro ribasha umwami, seul le roi sait diriger les expéditions militaires, cyahimbwe n'abamenya ku ngoma ya Kigeli wa kane Rwabugiri. Icya 17 Kagame yahaye nimero 131 ni icyitwa Bahiriwe n'urugendo, le voyage a été couronné de succès, cyahimbwe na Sekarama ku ngoma ya Kigeli wa kane Rwabugiri. Icya 18 yahaye nimero 139 ni icyitwa Bambariye inkuru nkomati, on m'a communiqué la nouvelle auprès des mêlés, cyahimbwe na Munyanganzo ku ngoma ya Kigeli wa kane Rwabugiri. Icya 19 Alexis Kagame yahaye nimero 142 ni icyitwa Nkumbuye ibwami, j'ai la nostalgie de la cour, cyahimbwe n'abamenya ku ngoma ya Kigeli wa kane Rwabugiri. Icya 20 Alexis Kagame yahaye nimero 147 ni icyitwa Ntambi neza none iciye amahari mihigo, je danserai de joie puisqu'il a triomphé des rivaux, cyahimbwe na Sekarama ku ngoma ya Kigeli wa kane Rwabugiri. Icya 21 Alexis Kagame yahaye nimero 148 ni icyitwa
umwami inka zikunze, le roi aimé par les vaches, cyahimbwe na Munyanganzo ku ngoma ya Kigeli wa kane Rwabugiri. Cya 22 yahaye nimero 154 ni icyitwa Ndaje nkubambure, je viens te réveiller au son du tambour, cyahimbwe na Senkabura ku ngoma ya Kigeli wa kane Rwabugiri. Icya 23 Alexis Kagame yahaye nimero 170 ni icyitwa Ndabukira Imana yunamuye u Rwanda, mes remerciements au Dieu qui a relevé le Rwanda, cyahimbwe na Sekarama ku ngoma ya Mutara wa gatatu Rudahigwa. Icya 24 Alexis Kagame yahaye nimero 171 ni icyitwa Ruhanga rutsindiye igihugu, au front qui vient de triompher pour le pays, cyahimbwe na Karera ku ngoma ya Mutara wa gatatu Rudahigwa. Icya 25 aricyo cya nyuma kuri uru rutonde Alexis Kagame yahaye nimero 174 ni icyitwa Nungutse ijambo ry'umwami, il me vient à l'esprit une autre parole du roi, cyahimbwe na Gahuriro ku ngoma ya Mutara wa gatatu Rudahigwa. Uru rutonde rwerekana abasizi b'ingenzi banditse amateka y'u Rwanda. Hari n'abandi banditse ayo mateka bayanditse muri bya bisigo bindi by'ikobyo n'ibyanzu. Muri abo basizi bose abagore ni babiri gusa, kuko kera umugore atari afite uruhushya rwo kuvugira mu ruhame rw'abagabo. Babasingakazi bo mu nzimwe n'ubwoko bumwe bw'abasinga nibo barenze uwo mupaka. Abo ni Nyirarumaga na Nyirakunge, nk'uko nabababwiye mu kiganiro giheruka. Icyo twakwishimira ariko ni uko nubwo abagabo barusha abagore umubare munini muri urwo rwego rw'ubusizi, abagore aribo bafashe iya mbere muri ubwo buhanzi. Nyirarumaga niwe wabuhanze. Abiga amateka y'u Rwanda rero mukaba mukwiye kumenya ko umwarimu wanyu wa mbere ari umugore, bityo ibyo gusuzugura abagore cyangwa kubakerensa abari babifite babifashe hasi. Reka noneho turebe ibisigo by'icyitegererezo. Mu bwanditsi bw'amateka y'u Rwanda mbere na mbere nk'uko tumaze kubibona habanje umugore. Izina rye turarizi, ni Nyirarumaga. Tumuvuze mu cyubahiro cye cyose, ni umugabekazi Nyiraruganzu wa kabiri Nyirarumaga. Amateka yatumenyesheje atangirira ku ngoma ya Ruganzu wa mbere Bwimba. Amateka y'ingoma zose zabanjirije iyo ya Ruganzu wa mbere Bwimba, ni ukuvuga amateka ya mbere y'abami b'ibitekerezo, yari yaribagiranye. Icyo gihe cyose cy'amateka yari yaribagiranye nicyo abanyamateka bise icy'abami b'umushumi. Igisigo cya mbere cya Nyirarumaga nicyo cyashoboye kutugezaho amwe muri ayo mateka yari yaribagiranye. Ikiza kandi nuko yahereye kuyibanze yo ku ngoma ya Gihanga ngoma ijana, umwami wa mbere w'ingoma Nyiginya. Ni muri cya gisigo yise Umunsi ameze imiryango yose. Igisigo cye cya kabiri kivuga amateka y'ingoma ya Ndahiro cya Matare, babanye igihe yari akiri umukobwa w'ibwami. Umubare w'ibisigo byose yahimbye buriya ntitwashoboye kuwumenya, ndetse n'ibyo twamenye ntibicyuzuye. Umwami Ruganzu Ndori bimanye ingoma nawe yahimbye igisigo, kuko ubusizi butari umwuga we. Icyo gisigo yagifatanyije n'abasizi babiri. Intango y'icyo gisigo yayifatanyije n'umusizi witwaga Rwozi. Nyuma yaho cyaje kuzuzwa n'abagorozi, wa musizi w'igihangange wanacyongeyeho amateka y'izindi ngoma nyinshi zasimbuye Ruganzu Ndori. Ibyo bisigo uko ari bitatu nibyo twise ishingiro ry'ubusizi bw'amateka y'u Rwanda. Ntituri bwandukura ibyo bisigo byose uko byakabaye, kuko byanditswe mu magambo y'ikinyarwanda cya kera atakivugwa muri iki gihe. Icyo tugiye gukora ni ukuvuga mu magambo make amateka ari muri ibyo bisigo, duhereye ku cyabimburiye ibindi, aricyo umunsi ameze imiryango yose. Mu mateka y'ibisigo by'u Rwanda tuzi, iki nicyo buriza bw'ibindi byose. Nicyo kirimo amateka ya mbere y'ingoma Nyiginya. Nyirarumaga atangira avuga amateka ya Gihanga ngoma ijana n'umugore we Nyamususa. Nyuma y'aya mateka y'ishingwa ry'ingoma Nyiginya, Nyirarumaga akurikizaho amateka y'ingoma ya Ruganzu Bwimba. Ubwo akabasimbutsa amateka y'ingoma z'abami b'umushumi uko ari 10. Twibutsa amazina y'abo bami bakunda kwibagirana nk'uko tuyakura mu gisigo cy'ubucurabwenge: Kanyarwanda Gahima, Yuhi Musindi, Rumeza, Nyarume, Rukuge, Rubanda, Ndahiro Ruyange, Ndoba, Samembe na Nsoro Samukondo se wa Ruganzu Bwimba. Nayagarutseho cyane mu biganiro kubwiru n'ubucurabwenge. Nubwo icyo gisigo gitangirira ku ngoma ya Ruganzu Bwimba, gisimbuka amateka y'ingoma ebyiri zakurikiyeho, ayo n'ay'ingoma ya Kigeli Mukobanya n'iya Yuhi Gahima. Amateka y'ingoma ya Ndahiro cya Matare nayo ntari muri icyo gisigo, ariko impamvu yo turayizi. Impamvu nuko yashyize ku buryo bw'umwihariko muri cya gisigo cye cya kabiri, aho ishokeye
inshotsi ya Gitarama. Nibidukundira tuzategura ikiganiro cya gatatu kuri aya mateka y'u Rwanda yubakiye ku busizi bwa Nyirarumaga n'abo yaburaze. Tugerageze gusoma icyo gisigo cya mbere cy'impakanizi, umunsi ameze imiryango yose, aricyo Nyirarumaga yigishirijemo imvugo y'ubusizi. Ni naha nsoreje ikiganiro Ibihe n'amateka cy'uyu munsi. nawe ufite uruhare rukomeye muri iki kiganiro. Tugezeho ikibazo, icyifuzo cyangwa inyunganizi byatuma urushaho kunogerwa n'ibiganiro bitaha. Ohereza email kuri ibihenamateka@gmail.com cyangwa wohereza ubutumwa bugufi kuri telefoni 0788 41 41 941 cyangwa 0728 31 40 kuri Facebook urandika Radio Huguka 105.9 FM. Ibihe n'amateka ni ikiganiro cya Radio Huguka mutegurirwa kandi mukakigezwaho nanjye Jean Pierre Ndekezi. Dukomeze dufatanye urugendo mu rugamba rwo guhashya coronavirus. Hier c'était les